we unyereka ko turi kumwe mu buzima bwa buri munsi mwivuga butumwa comment zawe abanyura mu gikari mukamamagara Imana ibaha umugisha ndimo ndagira ngo itafari ryawe urishireho tubashe kwamamaza ijambo ry'Imana turigeze kumera yisi. Uyu munsi ushobora kuba wenda wice muri office, ushobora kubura ahantu runaka, ariko ijambo ry'Imana mwoherereje uyu munsi nagize amahirwe yo kuba ndi hano, wowe ntabwo hari, wenda uri mu bindi n'ibindi, ariko nuvuga ngo byashoboka ko iri jambo cyangwa se ubu butumwa, iyi message wayisupporting ikagera kuri benshi, ikambuka imipaka ikagira abantu ikiza mu izina rya Yesu. Unyemerere twinjire mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu Kuva, tugiye kureba mu Kuva ibice byaho ni 14 ku murongo waho wa 24. Tugiye gusoma mu Kuva ibice byaho 14 ku murongo waho wa 24 no tugiye kureba hari amagambo meza ahanditse avuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyagiputa bacikamo igikuba. Hanyuma 25 navuze ngo akura inziga ku magare yabo bituma akururuka aruhije cyane. Abanyagiputa baravuga ngo bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya abanyagiputa. Amen. Aya magambo dusomye, iki ni igitabo cyanditswe n'umukozi w'Imana Mose ninde? Mose ni umwana w'umuheburaya ariko warerewe mu rugo kwa Farawo, agejeje imyaka 40 yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ahubwo yemera gukubitanwa na bene wabo, yibwira yuko ashobora kubakirisha ukuboko kwe kuko yari umusirikare ukomeye, kuko Imana yari yaramuhaye gukomera mu gihugu cy'abanyagiputa. Ariko nibyakunda, amaze kwica umunyagiputa abona Farawo agiye kumwica, arahunga ahungira Mediyane. Ngo agere Mediyane ahamara imyaka 40. Ngo amara imyaka 40 Uwiteka Imana itajya yibagirwa ineza, itajya yibagirwa umutima uyikunda, Imana imusanga aragiye intama ku musozi wa Horebu, iramwiyereka, imwiyerekera mu gihuru cyakumurara ko kidakongoka. Imana imurobanuza imbaraga zikomeye, imurobanurisha umwuka n'umuriro. Imana imuhagurukiriza kujya gukura ubwoko bwayo mu maboko y'abanyagiputa ikabujyana i Kanani. Bibiliya yivuze iki rero? Nuvuga ngo urwo rugendo singiye kurujyamo, ngiye kureba aha hantu dusobye 14 ku murongo wa 19 haravuga ngo ubwo Abisirayeli bari bakambitse cyangwa se bari uruhande rw'inyanja, barimo bibaza uburyo ikigiye gukurikiraho. Farawo yahagurukije ingabo zo kujya kubasubiza mu buretwa, ngo Abisirayeli babone uburyo ki Farawo akavumbi karimo gatumuka, ahagurukanye n'amafarashi, ahagurukanye n'abakomando, ahagurukanye n'ingabo zikomeye zije kubagarura ngo zibasubize mu buretwa. Abisirayeli bajugunya amahoro bararira. Mose arababwira ngo nimuceceke, Uwiteka agiye kubarwanirira, namwe nimwicecekere, kuko aba banyagiputa murimo mureba ntabwo muzongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, mwe nimuceceke. Ndimo ndashaka kukubwira nitonze, intambara zawe Uwiteka agiye kuzinjiramo. Intambara zawe Imana irazibasiye, abakurwanya arabibasiye, abaguhiga arabibasiye, imanza zawe arazibasiye, babandi bagusebya arabibasiye, babandi bakugenza arabibasiye. Umwuka ushaka kugusubiza inyuma Imana irawibasiye mu izina rya Yesu. Bibiliya irambwira, Dawidi yaravuze ngo abwira Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka we ngwino uburane n'abamburanya, urwane n'abandwanya, ushingure icumu ryawe mu ntagara, wimira ibingenza, ubwire umutima wanjye ngo nige gakiza kawe. Ndashaka kukubwira aya magambo. Ijambo ry'Imana yatubwiye ngo Mose abwira Abisirayeli ngo nimukomeze mugende. Imana amuga ngo rambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja. Arambura ukuboko hejuru y'inyanja. Bibiliya itubwiye iki rero? Imana nyiri cyubahiro, Imana nyiri ubushobozi, Imana data wa twese, ngo marayika w'Imana wagendaga imbere y'Abisirayeli arahava inyuma. Ngo ya nyingi y'igicu yabagendaga imbere irahava ijya inyuma yabo. Ngo abanyagiputa ijya hagati y'abanyagiputa n'Abisirayeli. Ndimo ndashaka kukubwira aya magambo ntuje. Imana ishobora byose ijye hagati yawe n'ibikurwanya. Imana data wa twese ijye hagati yawe n'abazima babi.
abakwereka ko bagukunda batagukunda ihagarare hagati yawe nabo, bakubone ariko batagufiteho ububasha, muganire batagufiteho ububasha. Ijambo riramubwira ngo abanyagiputa bumvaga Abisiraheli ariko ntibabashe kubageraho. Mu yandi magambo, kuko Imana yari ihagaze hagati yabo nabo, yari ihagaze hagati y'Abisiraheli n'abanyagiputa. Imana ishobora byose, Imana nyir'ijuru n'isi, ihagarare hagati yawe n'ingenzi, izi kugenzi ihagarare hagati yawe nazo, imbaraga ziguhiga ihagarare hagati yawe nazo, imbaraga zishaka kugukoza isoni ihagarare hagati yawe nazo, mu izina rya Yesu. Aho dusomye rero, Bibiliya ivuza amagambo akomeye cyane. Ubwo inkingi y'igicu yari hagati y'Abisiraheli, nuko ngo amasaha arimo yicuma. Hano hantu dusomye Bibiliya yavuze ngo bigeze mu gicuku cya nyuma, byari birimo bigeze nko mu masaha 9 y'ijoro. Bibiliya iramubwira ngo Uwiteka Nyiringabo, Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi, Imana nyir'ububasha, mu izina rya Yesu, ngo yitamuriye mu nkingi y'igicu n'umuriro, ngo yitegereza. Imana ishimwe cyane, yitegereza ingabo z'abanyagiputa uburyo zirimo zirukanka inyuma y'Abisiraheli, yitegereza amagare n'amafarashi uburyo birimo byirukanka inyuma y'Abisiraheli, yitegereza uburyo cy'ingabo ndetse n'abajenero barimo birukanka inyuma y'Abisiraheli. Mpagaze muri iri jambo ndimo ndagira ngo ibikwirukankana Imana ibyitegereze, ibirimo bikwirukankaho Imana ibyitegereze, ibiguhejeje mu bushomeri Imana ibyitegereze, ibirimo bikujujubya mu kazi Imana ibyitegereze, mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze muri izi imbaraga, nciye igikuba mu isi y'abanzi, nciye igikuba mu bikurwanya, nciye igikuba mu izina rya Yesu. Bibiliya irimo irambwira ngo yitegereje ingabo z'abanyagiputa, ngo yitamura mu nkingi y'igicu n'umuriro, ngo abyitegereje gusa, ijisho ry'Uwiteka ribarebye, ijisho ry'Uwiteka rirebye izi ngabo, ngo hagati muri bo bacika igikuba, hagati muri bo igikuba kiracika, ngo amagare yabo Uwiteka ngo ayarandaguzamo inziga, ngo bituma kururuka ruhijwe cyane. Ndimo ndashaka kuvugana n'ubuzima bwawe, imbaraga zakugenza Uwiteka nazirandaguremo ububasha mu izina rya Yesu. Ndimo ndashaka kuvugana nawe muvandimwe, Imana ishobora byose, imbaraga zakugendagamo nziciyemo igikuba kandi nzirandaguyemo ubushobozi mu izina rya Yesu. Mu yandi magambo, bigiye guhagarara bitonoma nta mbaraga bifite, kandi uzamamagara uzambwira. Ndimo ndashaka kukubwira ngo Imana Data wa twese wiringiye nta soni zizagukora. Ndimo ndashaka kuvugana n'umutima wawe ko nta soni zizagukora. Yewe wa mubyeyi we, nta soni zizagukora mu izina rya Yesu, kuko abakwibasiye Imana irabibasiye. Imana ishobora byose imanuye umwuka wo kwibasira ibyakwibasiye. Imana Data wa twese imanuye ubushobozi bwo kwibasira ibyakwibasiraga, ikubise hasi izi mbaraga, ikubise hasi izi ngenza, itesheje agaciro uyu mwuka mu izina rya Yesu. Ndimo ndashaka kuvugana n'ubuzima bwawe, ndimo ndashaka kuvugana nawe muvandimwe, nkubwira ngo Uwiteka Imana nyir'ibihe, nkubwira ngo Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi yibasiye ibyakwibasiraga, aciye igikuba mu isi y'abadayimoni, aciye igikuba mu isi y'abazima babi, aciye igikuba mu bakugenza, aciye igikuba mu bakuyobora nabi, aciye igikuba. Buriya mu buzima busanzwe umuntu arakora ariko ijisho rimwanga rikabona ibyo yakoze ari bibi, ndetse wenda wanaraye nijoro, waraye ijoro ukora nta kutagize, ariko umwuka w'urwango ni igitangaza. Abanyarwanda n'abahanga baravuze ngo inda mbi uyihereza amata yajya kurukikaruka amaraso. Ubana n'abantu ukajya ngo barakwemera batakwemera, ukabakorera byiza bakakwitura ibibi, ukabakorera neza bakakwitura nabi. Urwango sinzi aho rwavuye, ariko rwatuvuye kuri Satani. Satani agashyira urwango mu bantu, ugasanga abantu bakwanga ntacyo mupfa, ugasanga abantu bakwanga nta kintu wabatwaye, ugasanga abantu baremenye defense yo kukwanga, nyamara muri wowe nta kibazo ufite. Ndimo ndashaka kukubwira iki rero, Uwiteka Imana ishobora byose akojeje isoni izo nkozi zibi, akojeje isoni izo mbaraga mu izina rye. Satira gusoza ndagira ngo nkubwire, Bibiliya yavuga ngo Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'igicu n'umuriro, yitegereza ingabo z'abanyagiputa zicikamo igikuba. Ntihacika igikuba mu mbaraga zikurwanya, hacika igikuba mu mbaraga ziguhiga, hacika igikuba mu mbaraga zikugendaho, hacika igikuba mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.